Ndagusuhuje wowe udukurikira kuri Beroya TV. Ubuntu n'amahoro bitangwa n'Imana bibane nawe. Fata umwanya mutoya utekereze kuri iyi raporo yakozwe n'umuryango w'abibumbye mu mwaka w'ibihumbi 2023. Ni raporo igaragaza ibibazo bikomereye isi muri iki gihe, ikanaba ingingo yanditsweho n'ibitangazamakuru byinshi byo mu isi. Ku ikubitiro haza ikibazo cy'inzara ndetse n'ubukene bukabije hirya no hino ku isi. Iyi raporo igaragaza ko abarenga miliyoni 783 batabasha kubona nibura ifunguro rimwe ku munsi. Ibi bituma abarenga miliyoni 9 buri mwaka bapfa mu isi bishwe n'inzara. Ikibazo cy'intambara, imitwe y'iterabwoba ndetse n'umutekano muke mu bihugu hafi ya byose byo mu isi kirarushaho kwiyongera. Muri iyi raporo hagaragara urutonde rurerure rw'ibihugu bimaze igihe mu ntambara n'umubare w'ibihumbi magana menshi by'abaturage bamaze kuhasiga ubuzima. Muri ibyo twavuga ibihugu nka Ukraine, Palestine, South Sudan, Iraq, India, Afghanistan, Colombia, Haiti, Pakistan, Yemen, Ethiopia, DRC, Mali, Somalia, Mexico, Burkina Faso, Somalia n'ibindi byinshi. Aho hose abibasirwa bikomeye ni abagore n'abana batoya. Ikibazo cy'ubuhunzi n'abavanywe mu byabo kirarushaho kwiyongera uko bukeye. Mbese wari uzi ko abagera kuri miliyoni 110 mu isi bavanywe mu byabo, ndetse abarenga miliyoni 36 bakaba babayeho mu buzima bw'ubuhunzi? Imibare y'Abanyafurika bapfira ku nyanja ya Mediterane bambuka bagana i Burayi, ahari bibwira ko bahunze ubushomeri, ubukene n'ibibazo by'umutekano muke urarushaho kwiyongera. Ihungabana ry'ubukungu, haba abantu ku giti cyabo, inzego z'abikorera ndetse n'ibihugu byinshi muri rusange, nta cyizere bitanga ku iterambere ry'ejo hazaza. Ubwumvikane buke hagati y'abashakanye ndetse n'umwiryane mu miryango bikwiriye hose. Raporo y'umuryango w'abibumbye, ishami rishinzwe kurwanya ibiyobyabwenge n'urugomo, United Nations Office on Drugs and Crime, UNODC, igaragaza ko mu mwaka w'ibihumbi 2020 abarenga ibihumbi 47 bishwe n'abo bashakanye. Iyi raporo kandi ikomeza igaragaza ko nibura buri minota 11 mu isi umuntu umwe aba apfuye yishwe n'uwo bashakanye. Indwara zica nka diyabete, stroke, kanseri n'umutima birahitana abantu amagana menshi. Mbese waba uhangayikishijwe no kwibwira uko ejo bizamera? Ndifuza cyane kugusangiza iyi nkuru itangaje. Ahagana mu myaka ya za 900, hagati mu kinyejana cya 9 mbere ya Kristo, igihugu cya Siriya n'igihugu cy'Ubuyuda ni muri Palestine y'ubu byari bihanganye. Mu myaka yose yabanjirije iki kinyejana, abami batandukanye ba Siriya bateye Ubuyuda barabutsinda, abaturage baho babajyanaho iminyago. Uku gutsinda guhoraho kwa Siriya kwatumye igihugu cy'Ubuyuda kijya munsi y'ukuboko kwa Siriya, ndetse n'abami b'Ubuyuda barasuzugurwa cyane. Ku ngoma y'umwami w'Ubuyuda witwaga Yehoramu, umwami wa Siriya Benihadadi wa kabiri yagambiriye gutera Ubuyuda. Nta gushidikanya yumvaga iki gitero agomba kugitsinda nta kabuza. Nuko akoranya ingabo ze zose n'intwaro za muzinga yitegura gutsemba Ubuyuda. Muri icyo gihe mu Bayuda habaga umuhanuzi witwaga Elisa. Muri iryo joro ryari buca ingabo za Benihadadi zitera Ubuyuda, Uwiteka abonekera umuhanuzi Elisa amuhishurira iby'icyo gitero. Nuko Elisa yandikira umwami Yehoramu urwandiko amusaba gutegeka ingabo ze kwimuka aho zari zikambitse zikajya ahandi, kuko umwanzi yari bubatere. Nuko Yehoramu yumvira inama y'umuhanuzi Elisa. Muri icyo gihe ingabo z'Abayuda zari zikambitse ku musozi wa Dotani zirakambura zijya ahandi.
Mu gitondo kare ingabo z'Abasiriya zigeze aho zari ziteguye kurwanira n'iz'Abayuda, zisanga ari umwirare. Zisubirayo n'ikimwaro cyinshi, zibaza icyo ziza kubwira umwami Benihadadi. Zigezeyo zitekerereza umwami uko byagenze, nuko basanze ingabo zitari zigikambitse i Dotani. Hashize igihe gitoya, umwami Benihadadi ategura ikindi gitero karundura ku Bayuda. Akora ku ntwaro ze zose zikomeye n'abasirikare be bose. Umwami yohereza abatasi kugira ngo amenye aho ingabo z'i Buyuda zikambitse. Nuko muri iryo joro yitegura kugaba igitero, Imana yongera kubonekera umuhanuzi Elisa, imubwira kuburira ingabo z'Abayuda zikimura ibirindiro. Niko byagenze, maze ingabo z'Abasiriya zigeze aho zibwiraga ko zirwanira n'ingabo z'Abayuda, zisanga umusozi wose ari umwirare. Zisubiraho zifite ikimwaro cyinshi, zitekereza aho ziri buhere zibwira shebuja iyo nkuru. Bageze imbere y'umwami Benihadadi, bamutekerereza inkuru y'urugerero. Umwami Benihadadi ararakara cyane, ashishimura imyambaro ye yose, ahamagaza abakuru b'ingabo be bose bo mu gihugu cya Siriya. Nuko arababaza ati, mbese ko dufite ingabo, ko dufite amaboko akomeye, tukaba dufite urwego rw'ubutasi mu bya gisirikare rukomeye, umwanzi utwihishemo ninde haduye uturimo, ujya kubwira ingabo z'Abayuda amakuru y'igitero kitaraba? Nuko ingabo ze zose zirapfukama ziti, nyagasani mwami Benihadadi, nta mwanzi uri mu ngabo zacu, nta haduyi dufite mu ngabo zacu, ahubwo mu Bayuda hari umuhanuzi witwa Elisa, niwe umenyesha ingabo z'Abayuda imigambi yawe yose itaraba. Nuko mwami Benihadadi azabiranywa n'uburakari, abaza ingabo ze zose ati, mbese uwo Elisa ni muntu ki? Elisa ni gati ki? Ategeka ingabo ze zose kujya gufata uwo muntu witambikaga imigambi ye yose ku gihugu cy'Abayuda. Nuko ingabo nyinshi zifata intwaro, zifata amagare y'intambara n'amafarashi, ziragenda zigota inzu y'umuhanuzi Elisa yari mu mujyi wa Dotani. Mu gitondo kare umugaragu wa Elisa abyutse, asanga inzu yose igoswe n'ingabo nyinshi z'Abasiriya. Agaruka mu nzu yirukanka, abwira Elisa ati, byacitse. Mbega ijambo rikomeye, byacitse! Nta gushidikanya, iri ni ryo jambo uyu mugaragu yagombaga kuvuga. Byari ibihe bikomeye, ndetse nta n'inzira yo gukira yagaragaraga. Nuko umuhanuzi Elisa abona ko umugaragu we yuzuwe n'ubwoba ndetse no gucika intege. Maze Elisa arahaguruka, arasenga, yinginga Imana ati, data ndakwinginze, humura amaso y'umugaragu wanjye, maze arebe ingabo zo mu ijuru zitugose. Nuko Imana ihumura amaso uwo musore, abona ingabo z'abamarayika ibihumbi n'ibihumbi zibagose, bimutera gukomera. Maze Elisa arasohoka, yinginga Imana ati, data bahuma amaso. Nuko Uwiteka ahuma amaso izo ngabo z'Abasiriya. Maze Elisa abahagarara imbere, arabaramutsa, arababaza ati, mbese murashaka nde? Baramusubiza bati, turashaka Elisa. Nuko Elisa arababwira ati, ngaho nimunjye imbere njye kumubereka. Nuko Elisa bajya imbere, baramukurikira, abageza rwagati mu murwa w'Ubuyuda. Ingabo z'Abayuda zirabagota, zibata hagati. Maze Elisa arongera arasenga ati, data bahumura amaso. Nuko za ngabo z'Abasiriya zirahumuka, uko zakabaye zigiye kubona, zisanga ziri rwagati mu murwa w'Abayuda, hagati y'abanzi babo. Mbese ushobora kwibwira uko izi ngabo zibwiye? Nta gushidikanya, bumvaga ko isaha yo gupfa igeze. Maze umusirikari mukuru mu ngabo z'Abayuda abaza Elisa ati, mbese tubice bose? Elisa aramubwira ati, oya, ahubwo nimubazanire ibyo kurya n'ibyo kunywa,
barye bahage, mubahe n'amazi boge ibirenge. Ntabwo ntekereza umutima izi ngabo zariye zifite, ariko uko biri kose zumva uko biri bugende kose igikurikiraho ari urupfu nta kabuza. Nuko bararya boga ibirenge, maze Elisa ategeka kubambika intwaro zose hasi, maze arababwira ati, ngaho nimugende musubire mu gihugu cyanyu, mubwire umwami Benihadadi ibyo mwabonye byose. Nimutekereze ingabo zirenga ibihumbi zari zatabaye n'intwaro nyinshi n'amagare n'amafarashi by'intambara n'indege zirwanira mu kirere ahari. Nimutekereze zisubiye mu gihugu nta ntwaro n'imwe, guhera kukomeye kugeza ku woroheje, hanyuma y'abandi bose bagendesha ibirenge nta n'inkweto. Uwahuraga n'izo ngabo wese yashoboraga kubona byoroshye ko izo ngabo zatsinzwe rwose. Bagitunguka ibwami, umwami Benihadadi atungurwa no kubona ingabo zigarutse amaramasa, habe n'inkweto zo mu birenge. Nuko ingabo zibwira umwami Benihadadi ziti, mwami nyaguhoraho, ntituzongera guhirahira dutekereza gutera Ubuyuda, kuko bafite Imana ikomeye. Haleluya! Nshuti muvandimwe, hirya y'ibibazo bikomeye cyane hari Imana ikomeye. Hirya y'ubukene, hirya y'inzara, hirya y'intambara zugarije isi ya none hari Imana ikomeye. Hirya y'ubuzima bugoye bwagize benshi impunzi, abandi bahinduka imfubyi n'abapfakazi, burya hari Imana ikomeye. Hirya y'ibibazo by'amacakubiri, amakimbirane no kudahuza n'uwo mwashakanye hari Imana ikomeye. Hirya y'ibihombo, hirya y'ibitagenda neza hari Imana ikomeye. Hirya y'ibibazo byose hari Imana ikomeye. Ijambo ridakwiriye mu kanwa kawe ni iri ngo byacitse. Igihe ubona ibibazo bigusumbirije, mbese usa n'uguswe impande zose nk'uko byari biri ku muhanuzi w'Imana Elisa, jya upfukama usenge. Ingabo nyinshi z'ijuru burya ziba ziri hafi yawe ziteguye kugufasha. Uwiteka Imana izahuma amaso ibyo byose bikwasamiye igukize. Mfasha dusubiranemo aya magambo umunyezaburi yavuze muri Zaburi ya 4:9 ati, nzajya ndyama nsinzire niziguye, kuko ari wowe wenyine Uwiteka umpa kuba amahoro. Haleluya!